Yes guys, ushobora kuba wibaza uburyo ibi byamamare nk'abanyamakuru batandukanye ndetse n'abaruki ndetse n'ababurikani na baburiguni bakora ibi bintu byabo ugasanga bifite thumbnail nziza cyangwa cover ya video nziza igaragara kandi ikatarakitinga abantu benshi batandukanye ku buryo nyine nawe uyireba ukifuza kuba wahita uyireba nyine tugiye kurebera hamwe uburyo inzira bakoresha app bakoresha n'ibindi bitandukanye nyine bifashisha kugira ngo bakore iyi thumbnail nziza igaragara neza kandi ugasanga hariho nk'abantu benshi bagiye batandukanye kandi bafite ibintu bigiye bitandukanye nyine ku buryo nyine nawe uyireba ukavuga ati kabisa iyi video iri kuvuga ku kintu kizima kandi gishimishije. Icyo usabwa wowe ni ukubana nanjye kugeza iyi video irangiye, ukirinda kwihutisha kandi ugakanda subscribe niba utarayikanda, ukibuka ku likinga ino foto ukayiha like, ukayisharinga kuri bagenzi bawe kandi ukanyandikira no muri comment ikindi nagufasha muri video igiye gukurikira, ukanyandikira niba yanagushimishije. Kadutangire turebera hamwe rero uburyo nyine bagenda bakoresha video zabo ukabona ni nziza kandi thumbnail zabo. Twagiye rero guys, muri iyi video rero tugiye kurebana uburyo ki nyine izo thumbnail aba banyamakuru ndetse n'abaruki n'ababurikani bakoresha nyine ku buryo usanga ni thumbnail igaragara neza irimo abantu b'ibyamamare ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye. Iko gute rero ndetse n'abagatara kenshi nizo bakoresha, gusa nyine ni rimwe na rimwe hari igihe bakoresha Canva cyangwa ibi. Tugiye kurebera hamwe rero app bakoresha n'uburyo nyine babikoramo, ugasanga nyine bashyizeho ifoto idafite background ku byo barazihuriza muri background imwe. Biko gute rero, icyambere ugomba kumenya ni app bakoresha. Basaba mwebwe bashyashya kuri iyi YouTube channel mutarakanda subscribe mubikore, kandi mwibuke gukanda like kuri iyi video, munayisharinge kuri bagenzi banyu ndetse munanyandikira muri comment. Icyambere tugomba kumenya ni uko dukoresha app yitwa InShot. Ndakeka muri kubibona. Benshi mukoresha CapCut, ariko CapCut ntabwo tuyikoresha dukora thumbnail kuko ntabwo ikora audio nako amafoto, ahubwo yo ikora video gusa. Kandi ikindi kibi cya CapCut, itangiye kumva ko ibintu byose yabigira pro nyine bikagurwa, ibintu by'ubuntu byayo ntibimaze kuba bikeya cyane. Rero mwebwe mwimenyereze gukoresha InShot kugira ngo ibintu byanyu nyine bibe bihendutse kandi nta kibazo cy'amafaranga mutanze kandi nta na connection. Urabona CapCut yo ubu ngubu ibintu byayo byose bisaba mega, kandi bigasaba ko no kugira ngo exporting video biri gusaba mega, ariko InShot nta kibazo cyayo. Dutangire rero twihuse turebe ngo aya mafoto bayakora ute, izi thumbnail zabo. InShot rero ni ikintu cyiza cyane kuko ukoreraho n'amafoto, ugahuziraho n'amafoto ukagira ngo abantu bari kumwe kandi batari bari kumwe. Nimubishaka nabyo nzabibigisha mu bisige muri comment, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Dutangirane rero tureba ngo bikorwa bite. Niba utarayidownloadinga ngiyi logo yayo, uragenda muri Play Store cyangwa ndi buze gushaka uburyo nabashyiriramo link muri comment, mumanze muyidownloadinge. Numara kuyidownloadinga uze uyinjiremo. Iyo umaze kuyinjiramo, ubwo tugiye gukora thumbnail, uraza ukande hano kuri foto kuko nyine thumbnail murabizi ko haba ari ifoto. Bayikandeho, numara kuyikandaho urahita uza ukande hano handitse new, cyangwa kwa kaga plus nyine mudakeka muri kubibona. Uraza ubikandeho. Icyambere rero ukora, jya muri Google Chrome umanze usakingemo amafoto ukeneye uyadownloading. Ndakeka kudownloadinga amafoto mubizi, gusa mutabizi mwambwira nabyo nkabibakoreramo akavideo gatoya nkagashyira niyo nagashyira muri short. Urabona ngewe amafoto ndayafite amenshi ndakenera, harimo nk'aya ndayafite nyine tu, n'aya ngiye agiye atandukanye, gusa ngewe ndayafite. Icyambere rero ukora, uraza ugakanda ahangaha ni ko ibyamamare byinshi bigiye bibikora, ariko nyine aba ari akabanga kabo benshi tutarasobanukirwa. Ikindi uhita ukora rero ni iki, uraza uscrollinge hano, ahangaha uhascrollinge, ahangaha nashyize utu tumenyetso, uscrollinge uzana gutya, uze ahangaha handitse sticker, kanze mabereke neza.
uza aha ngaha handitse sitika, ubwo tugiye kureba uburyo biriya byamamare bibikora. Na ba Roki ni gutya babikora iyo bari gukora biriya byegeranyo, abanyamakuru bari gukora bari kugaragaza nka video y'umuntu bafunze cyangwa byagenze ute, ni gutya babikora. Ya ushobora no gusa ndetse n'abandi benshi batandukanye na ba buri kantu na ba buri bundi. Ya icya mbere ukora rero uhita uza ugakanda hano handitse sitika. Iyo uhageze rero biba biri hano gutya, uhita uza ugakanda ahangaha kuri aka kantu kameze nk'ifoto, akangaka nyine kagaragaza image, uhakande wihuse. Ya twihute kugira video yacu itaza kubarambira, kandi nizere ko ibintu byo kwihutisha mutangiye kubicikaho. Ya uze ukande hano hari akantu nyine ko gukataga background kugira ngo amafoto yose aze nta background afite, uraza uhakande. Ubwo iyi foto ya mbere tugiye guhitamo wenda ni nk'iyihe, turebe ifoto tugiye guhitamo. Ya wenda tugiye guhitamo nk'ifoto, sorry gato, amafoto duhitemo nk'iyi foto ya element, amafoto ubwo baba wamanje kuya downloading, urabona ihisiza ariko background bahise bayikuraho. Uhita ukanda hano ku kavi, wongera uze ukande kwaka. Ya ifoto urabona yagezemo, uraza nyine uyitereke aho ushaka kwibira, uramanza uyizuminga uyinganyisha uko ushaka ko ingana, uze uyitereke aho ushaka ko iraba iherereye. Ya ukaza ukongera ugakanda hahandi n'ubundi, ubona ko haba harimo amafoto menshi meza kandi agiye atandukanye. Ya tuze turebe n'indi foto. Ya tuze turebe nk'indi foto, wenda mujya mubona cyane cyane nka bino byabaye Nyagiso, ugasanga nk'umuhanzi nyine bashyizeho amafoto ye menshi atandukanye. Ubwo uragenda wowe ugenda uyakurura, ukureho background, ubundi uze umutereke aho ushaka ko araba aherereye. Ya ubwo ushobora no kuza nanone ukamutereka ahangaha n'uyu, iyi ngiyi nayo ukaza ukayitereka ahangaha, cyangwa aha. Ya ukayaba wayigira nka gutya, ukayihatereka neza nyine ku buryo ubona ko ari sawa, nawe nyine ubireba ukavuga ati aha ni sawa. Ya ukongera ukaza ukahakanda, tuhashyire wenda na kirisi izi, nayo urabona background yavuyeho. Ndakeka mujya mubibona no mu mavideo yanjye amwe namwe njya mbikora. Ya ukaza ukongeraho n'andi mafoto menshi, turashyiraho menshi nyine ku buryo ubona ko ari ibintu byiza nyine. Ya ushobora kuhashyira n'ibitabo, ya mbese ibyo ushaka byose nyine weho ugenda ukurura. Icya mbere ugomba kumenya, gusa iyi bitabo nyine ntabwo bijyanye, kadushyiraho ayo bijyanye. Genda wowe ubanza ukurura amafoto, ubundi uze umbwira. N'uyu nguyu wenda ukaza ukamutereka hano, ushobora no guhita umushyira hano, ariko iyo umaze kumushyira hano urabona hari amafoto amwe ahishe, n'iyi ntabwo ikiri kugaragara, n'iyi ntabwo iri kugaragara neza, n'iyi. Ya ikintu uhita ukora, uraza iyo umaze kumushyira hano ugahita ukanda kuri ya mafoto atari kugaragara kugira abe ariyo aza hejuru, buri yose ukayikandaho. Ya dore dukande nko ku iyi ihisize imbere ye, n'iyi ihisize imbere ye, n'iyi ihisiza imbere ye. Iyo umaze kubikora utyo rero, iyo umaze kubikora utyo, tumanze dushyireho n'iyi ya kirisi izi imbere ye. Sorry gato, hari kubanza kuza iyi. Ya n'iyi ya kirisi izi tumanze tuyishyire hano imbere ye. Ya urabona noneho yahaje. Iyo imaze kuhaza rero, ubwo tubigize duke, zose urabona zije imbere ye. Gusa ushobora no kumanza ukayegeza hasi yino kugira ngo wenda niba ushaka ko iraba irimo gutya. Urabona ko ihise izamo kwa kundi tubishaka. Ya ukabona nyine ubona ko hari amafoto aba avanze nyine acanganye nyine avanze ukuntu. Ya ukaza ukongeramo n'andi.
wibuke ko turi gukanda kwa kara kantu kamanza gukuraho background, ntiwibagirwe kugakandaho. Ya kaza ukaba wakashyiraho n'iyi ngiyi, mbese ushyiraho iyo ushaka nyine iyo ariyo yose. Ukaza nayo ukaba wayitereka nk'aha ngaha, nk'aha. Wamara kuyihatereka ukaza yino nayo ukayishyira imbere ye, ugakomeza nyine ugashyiraho ayo ushaka yose. Ushobora no kuza ugashyiraho nk'aka gafureshi, ukibuka kumanza gukuraho background. Nabiberetse aho ukanda, mwirinde gukanda nyine ahantu hose wiboneye, nako gusa aka ngaka wagashyiraho nyine uri kugaragaza utuntu. Ndakeka mugenda mubona izo thumbnail zigiye zitandukanye. We wamaze kubibona rero, kugira video ibe ntoya kamanze shyiraho amafoto ingaruka. Ibi iyo birangije rero, ubwo ugiye kwandikaho nk'amagambo hano hejuru, ubwo katurebe nayo uburyo turayandikaho. Ubwo urabona ibintu uburyo bimeze. Tugiye kwandikaho ya magambo, urahita uza ukande hano kuri text. Numara kuhakanda katwihute wandike amagambo ushaka gushyiraho. Wenda ushyiraho ngo babafashe ku mugoroba, cyangwa ugashyiraho ngibi ibyamamare ngibi ibyamamare birenze mu Rwanda, birenze. Ugahita ukanda hano, ukaza ukayashyira hano. Nyine aka kantu nakoresheje nawe ukoresha ko ushaka, ushobora no kudakoresha kano nakoresheje k'umuhondo. Ukaba waza ukayishyira nk'aha ngaha. Igikurikiyeho rero ni uburyo dukuraho iyi background y'umweru ugashyiraho iyo ushaka. Uraza nanone uscrolling ujyana hano gutya. Hituza ukande hano handitse background. Numara kuhakanda uraza uhige hano harakaba utubara, ushyiremo ibara ushaka, wenda dushyiremo icyatsi. Uhituza ukande hano ku kavi. Numara kuhakanda wongere uze ukande kwa aka kavi. Urabona background yagiyemo, ibintu ni sawa, ibintu ni munangi. Cyangwa tugashyiraho n'indi background. Dore background nziza. Uza hano ku gafoto, ukaza ukareba nimwe mu mafoto wakoresheje. Iyo umaze kuyikanda urabona izi zitari kugaragara neza, ugahita uyivivura. Urabona ko iri kugaragara neza noneho nkaho ariho bari. Ugahita uza hano kuri export, ukayegisportinga. Urabona byabaye, ifoto yamaze kugeramo. Murakoze rero, naho muri video y'ubutaha.